kwagerageza ka Sindi ka Jesus ariko nawe offensive minded nibwo bwo umutoza agira niko umuyobozi yambwiye ati aracyari umwana ati kandi n'uburyo akina azamuka si umuntu wafatisha ba Gilbert na bakiwanuka ntabwo bizavemo ariko umusore nawe kumbaraga nabonye ko bafinda bazagaragura ko namubonye hanyuma gatandatu Sport ngishaka kwaza umwana twa Rutayisire Amani wo muri Marine kina gatatu niyo batekereza cyane Rutayisire Amani gatandatu n'umwana hano ku Kacyiru yitwa Niyonzima Olivier Sef cyane Sef kamba na roho gatandatu hanyuma hagati ari kumwe na Ndayishimiye Richard bisobanura neza mu buryo bwa tactique Sef ari kuri gatandatu Richard ubwo ni umunani nyine ni bahagaze gute nge mba nshaka icyo bita oya ntago yakina sisi bari kumwe gutya sinzi ko mubyita muri coaching mubyita ngo iki bakina ari babiri yari babiri ni aba double récupérateur ni jambo umwe kavaringa ibumoso cyane undi akavaringa double récupérateur hanyuma ubwo turi cyari Abedi Biramahire Bigirimana azaba ari imbere yabo niwe twahaye umwanya wa confirmation ndi gukonfirma ariko nanjye ndagira ko aho batemeranya umuntu arebye Bigirimana Abedi arya ryazina rye ni rero ry'Ikongomani bamwita Abedi Lokando nta nubwo Bigirimana ari izina rye Abedi Lokando ni umwana w'umukongomani uvuka mu bice bya Fizi afite na mukuru we wakinaga i Bukavu nawe waruzi umupira no kurusha Bedi eshatu ahantu yitwa mu Kajaga ujya mu Gatumba ku mpaka w'u Burundi na Kongo yahazamuye eshatu ngo itaraba umva nkubwira abantu ugomba kumenya urabona Henry Musango uyunguye ari Musango wa polisi ari Musango uyunguye wa polisi urabona hari umukinnyi uzabona yitwa Steve Ebuela uri muri Al Hilal akina kabiri hari uyu Abedi Lokando urumva hari Coutinho wundi waciye muri Kiyovu ndamubona mu gufi cyane yitwaga Hamisi uramubona abo bose n'abana b'ifizi n'abana twakomeje ku mafi menshi Rukando n'umutoza abona ko anyuzamo bakaganiraho gatoya nk'umunota nk'umwe rwose barimo bakina ariko cyane cyane Rukando niwe ubwira umutoza kuko Abedi n'umukinnyi mukuru iryo ryabaganiriza umutoza mbwa ati nk'ugize mediano kuri gukina twakongeramo iki ubona ko ari umukinnyi kabisa ngenderwaho ejo y'iminota yose mu kipe ya mbere batatu b'imbere uruhande rumwe cyane cyane rw'ibumoso International Cameroun reka have buretse gatoya tambuye Gloire Ngongo iburyo azaba ari iburyo tambuye Gloire Ngongo cyane imoso Aziz Basane Kulanya umukinnyi w'ukwezi muri Rayon Sport Imana Yves rwose nabo 11 iyo niyo 11 mu ikipe ya mbere nuko bari babazungu se ariko ejo mu myitozo message nyinshi za buri gihe umutoza Feruzi aganiriza Yves ngo agiye kuza mu isura imeze nk'iya Chefchenko ngo azaza atsinda ibitego byinshi cyane Chefchenko ko ateye ubwoba warashaka kwemeza bare ejo kuri Yves Imana hanyuma mbere ko tuyijyaho combine drive ariko dukwiye kubanza kuganira ku buryo bw'abakenera none bw'imikenere kwizigi okay niba wumva ari ngombwa iminota ari kuyibona Paris se buriya naratega mugabo nejo kwa gatandatu Kanyarwanda we yanyoheye ubona yangaroye muri bya Europa Paris ntaye mpuzanamo vuba reka twishorere twigende nifitiye icyegeranyo cyane mfite icyegeranyo hano na activation ndimo ndagenda kwizigira mwimugora wigora kwizigira yabukina reka tubishyire ejo uzababwira ko muri iminsi turagora Ruvuyanga na Rigoga tube turetse kugora cyane twambuke twasuye APR ejo niyo twaganiriyeho cyane uyu twari dufashe umwanya kuganira kuri Rayon Sport kuko yari yafungura itangazamakuru ngo rirebe imyitozo tunakurikiye n'izi interview APR Football Club urumva nicyo nakubazaga cya morale ejo nagenda ngaruka kuri morale nabonanye abakinnyi ba APR ubona nyine ko bagifite ibintu byo gushaka afanya Karundi yabasuye ibyo navuga ngo abagabo bambare simoko bajye kubabwira ngo ni mushyuhe mushyire muri derby barakumvishe pe ariko ikindi nifuza sinzi uko bizagera nigeze kubibaza Rugaje aranseka aravuga ati twe twabikora iki ariko kubona derby ya 0-0 Jeanne ase mu gifaransa niko bavuga ndabirambiwe pe uzi imyaka ishize batinjizanya ikipe witsinda igitego n'indi gitsinda tugahaguruka hano tukazamura za Obivane tukazamura ibikoresho 800 izo statistique reka zigaruke ko ndazifite kuko biravuga ngo mu du statistique nabonye umve yo statistique abantu du statistique nabonye no kuvuga ngo hashize iminsi 1447
igihumbi magana ane kugabanya 365 harimo nk'imyaka 6 nuko igihumbi magana ane ni imyaka itatu imyaka itatu amezi 11 uvuze n'iminsi 17 yewe ndabara kugeza ku minsi magana ane ni imyaka ndagasubiramo marira neza buretse gato iminsi 1447 ni imyaka itatu amezi 11 n'iminsi 17 zitinjizanye igitego iyi kipe itsinze igitego ubundi tuba tubizi ko match irangiye nubwo nta yesi ngo yesi ngo yabaye abantu batabyitiranya Rugangura icyo uvuga ibitego APR yatsinze 2 ni muri Peace Cup final yari Peace Cup ntabwo ari shampiyona ntabwo binjijanyije turi kuvuga ikipe imwe igatsinda indi izamu ry'ikubita indi ikakishyura indi iyo myaka ishize ibyo byo wabona imyaka 5 iyo myaka ishize nta yesi noneho ejo tunyira ngo twabigarutseho imyaka ishize ari 14 APR idatsindwa muri Fazare na Rayon Sport umukino ubanza ubwo biheruka 2011 iyi myaka 14 irashize izi statistique ntabwo zivugira abareyo pe dusubiye muri za segonderi muri tronkome noneho Rayon Sport iheruka gutsindira APR mu mujyi wa Kigali urumva mbere ya covid ego ni muri 2019 urabyibuka cya gitego cya Sarupongo urumva nibwo reheruka gutsindira APR mu mujyi wa Kigali erega ni 2019 Sarupongo penalty ya indi ya Dodos oya nibyo nyamara Super Coupe yabereye muri shampiyona ni ndavuga shampiyona Kigali babatsindiye Huye oya muri shampiyona ubwo kuko muri Super Coupe ntiyabereye muri shampiyona ubwo ni 2019 urumva ko dufite imibare ya penalty bayoye Jilibe impamvu narimbizanyemo dufite imibare itari myiza birangira abantu bavuze ngo umupira urakinirwa kuri mikoro kurenza uko tuwubona mu kibuga abantu bakijundika ko twebwe gusa narabatangaje ngenzi kudefanda abantu dukorana pe umuntu yarambwiye ngo muzaturize Rugangura ngo biriya bintu ngo byo gushyiramo igitego kitarajyamo ndamubwira nti ayogeje uko ibimeze umupira se bawumva ayogeje naramubwira ni Rugangura nagenda ubwo muzamukumbura uyu mupira uburenga buri masegonda 2 se wawogeze ute ndamubwira ni ritmu buriho awogeje uko umeze yo gupitwana bya buri kanya awogeje uko umeze karenze buri kanya mwahita muwanga mwahita musezera kare kantu rero wongeramo k'ibirungo ko kubati imbarazo pato kandi ubwo warenze byibura gatuma byibura ugati nta wamenya wenda birakomeye nabikomeye amakipe yombi turayafite nawe yabuze uko bigenza nasa azakina amakipe yombi turayabona ibyo navugaga nyine abantu bose turarambiwe kujya kuri stade kureba 0-0 ariko uzikibitera se kwizigira uzikibitera se ni manke ya qualité mu bakinnyi dufite abakinnyi batari abahanga kandi tujye tubwizanya ukuri nujya kureba mukanya tugiye gukora combined 11 wenda nuko hajemo nibi byago by'imvune z'abakinnyi bamwe na bamwe beza ku mpande zombi uribaza mukanya twavuga ngo yivazaza mu isura ya Chemchenko ariko mu by'ukuri rero yagize ibyago uburyo twari twabonye umuntu witwa Fall Nganye muri sezishize Asumani mu ntangiriro Asumani yaratangiye iyo umbwira ngo aba bakinnyi babiri bari muri Rayon Sport ifite abedi ku 10 aba bakinnyi babiri bari mu kibuga Samiri kako tuvuga ati iyire y'ubusatirizi buraryana kuko ubushobozi batweretse twari kwatubwizeye iyo uza kumwe ngo Watara ameze neza dukurikije ibintu yakoze kuri Peace Cup nyina tsenda reyo bibi Memeri Dao tukaza kuvuga ngo Memeri Dao niwe mukinnyi wenyine ya APR ifite nimero 10 typique ufunga baraga kinisha bagenzi be ariko ari match igenda none rero ngabo ndebera nka Mediane zaya ma equipe ubu APR zagira icya umukinnyi ifitemo wenyine ushaka gukina umupira wenyine wenda ni Dauda izagira icya izane Sekiganda wenda izane Dauda na Ruboneka mu by'ukuri Ruboneka twese tuzi uko ntakina Ruboneka ntiyaguha ya passe yo ku rwego nyine ubona isukuye ntago afite ya intelligence ya IQ nka Memeri Dao bro kuko Memeri Dao nge nakoze etide y'iminota mikeya ndagenda nyibwira umuntu yitwa Kirasale arambwira ati uje kubimbwira nari maze kubibwira Bob ngo tubikore twigeze gukina hariya hano Ishorongi tunganya 2-2 Gorilla na APR friendly igihe babasaba retour yego igihe babasaba retour nabwo tukanganya retour yari Nyamiramba match banze umuntu yitwa Memeri Dao ikintu cya mbere nabonye akina umupira n'umuzungu kabisa n'abana ubona bawize pe uziko Memeri Dao afata umupira ikintu cya mbere kikoreka ko umukinnyi azi gukinisha bagenzi be Memeri Dao azi gukina ibintu byitwa jeu simple yego nicyo kintu cya mbere aragafunga kibanza baruboneka babonye ejo ntuza ari kumwita ngo ni rompo
je sempre niki Samir uri kumbona turacyari mu kibuga cyacu funga umupira wumva basics pasi ukwegeye muri basics za football urajya kuwikaragaho akaresa baro ukagira ngo akayikoraho kane gatanu akayikora akabanza akanyura hakinyuza akayizengurukana ukayitanga tugakina arayizengurukana ukagira ngo aratera ishoti bya kumurongo n'irya kaguru k'icoma wo muri kazungu rero wabizanye ngo azenguruka nk'uri kunyura muri rompo ukabona ahindukiye ubundi umupira w'amaguru bavuga ko woroshye ariko gukina ibyoroshye ngo nibyo bikomeye ufunze ukawutanga noneho reba ahantu Memerde wabera danje uzi ko yakinaga bagera muri kaya ya gorira bamaze kwambuka umurongo w'abanyakibuga kabiri Memerde uzapase yabaga yabashutse kari gukina short passes aho ufunga utanga utabona ko harimo danje uzi ka sprint twahereyeho kare umukinnyi akora Memerde yarawufataga kwa kundi yakumenyereje kare kwifunga yikuraho bro agakora icyo bita geste afite gestes techniques zitabaho akaba yayipasa umuntu ariko yamaze noneho kwiruka ngo yinshyirira imbere uzi ko yimushyirira imbere akibona espace transversal itabaho mu nguna itayijugunya ku muwinga bivuga ngo action za Memerde yamaze kujya mu kibuga cya adversaire passe ebyiri akoraho barura isanga mu kibuga cya gardien wawe yayihaye umuwinga kwa gardien wawe yayipasha rimwe barayimusubiza itayijugunya imbere uzarebe baruboneka rero ni imbere ni inyuma ni ku ruhande ni kwa Clemani reka mvuge gutyo mu gifaransa ukabona the essence y'icyo kintu mediateur yakabaye yifitemo na rero ntakifite na Serishari we Sefu tuvuga we uza ama possession uza ama lost ball ya Sefu ashaka gukora kuri ball 40 agatakazamo 15 malheureusement ntabwo Memerde hazakina iyi match ko yavunitse nta buryo bitubona twihute mu minota 2 yonyine tuvuge kuri 11 bari combined turamutse dupanze abakinnyi 11 beza twahera nawe ku 11 ba APR ubwo tugahita dukomba yego rugamba 11 ba APR n'umundi no ufite 11 mwizamu ni Pierre no mwese abahape ishimwe Pierre ari ishimwe Pierre na Clement na Yunusu na Niyomugabo Claude na Kagege batatu twari tumaze kubavuga no na Disekiganda imbere yakazakina Dauda Yusuf na Ruboneka hanyuma wing imwe gacaho ariko mwitonde tureke kwihuta cyane kwizigira ahantu akantu ka Dauda nambajije amakuru bambwira ko rwose Dauda bashaka kubanzamo Lamine Ba panga rero 11 panga 11 ubwo ahabamo impinduka ni kuri hagati ya Disekiganda imbere y'Ruboneka noneho ku icumi bakashyira Lamine Ba kubera ko umutoza avuga kuzana Dauda ataramukoresha kuri match ya Rutsiro biragoye wing imwe Kiwanuka umwanya amaze kutsindira rwose urumva indi rero naho biragoye baribaza ngo Gilbert akina match nziza za derby ariko amaze iminsi adakina umutoza we mu bitekerezo bye harimo Denis Omedi ubwindi wing bakatakisha uriya mutoza ariko ubwo abanyarwanda ntibaba barenze mitana nakibuka ko kantu aba bagande ba APR baramaze iminsi bamagarwa mu ikipe y'igihugu abagande nta numwe kuri match za Chad na Maroc habe Sekiganda habe Kiwanuka habe Omedi nta numwe umutoza Paul Put yahamagaye yavuze ati ntago Paul Put nyuma yo kumwongera amasezerano yasabaga ati Simba hamagara so anyway 11 rero mubona combined 11 uhereye mu izamu hagati ya Pierre na Pavel Nzira yende kuri Pavel arigaragaje cyane umutima wa defense ko twari turavuga impamvu imwe byibura itumye ahagarika Pavel nubwo reyo defense yatangiye kwisubiraho ariko akoze amasave menshi cyane muri iki gihe ariko akabazwiho nanone kuba umukinnyi uzi gukinisha defense ye akinisha amaguru kwa kundi abazamu bagezweho gufasha muri animation y'umukino Pavel Nzira na experience afite niwe mutima wa defense mu Iberi unyandikira reyo itsindiye umuzamu Pavel mwizamu ibi ni Radio Rwanda iri kubikora muri rusange wagira ngo wandeba gukora combine 11 mu gihe ko ari Radio Rwanda axe ndaterekamo Dianye na Clement Yusu Dianye na Clement turayemeranya iyo niko twayipanze ejo turasobanura impamvu ebyiri abantu baravuga muri minsi ngo Clement yasubiye inyuma ngo kubera yuko wenda ngo atakoze iriya transfer yo kujya muri Tunisia bakavuga bati Clement amaze igihe akora amakosa yashobora no kumuhesha ikarita itukura ariko twicaye dutekereza ibintu bibiri ku munsi w'ejo tuganira kuri 11 Yunusu ntabwo ari umukinnyi mwiza wakinana na Yusu Dianye ko twe turi gupeyaringa ikipe yabikomeye paske bajya gukina ibintu bimwe bose n'abakinnyi basigara nk'abaribero sibyo ubwo rero Clement bijyanye n'imbaraga tumuziho
bijyanye n'ukuntu tuzi yiyangaja bijyanye n'aka experience tubona arusha Kabange aho niho yafatiye umwanya Yego. Clement yakinana na Youssou Diagne. impamvu Youssou Diagne cyaba gikomeye impamvu Youssou bakinana. Diagne atavugwaho Youssou Diagne ni umukinnyi ufite ubwenge mwiza mu kirere uzi gukinisha amaguru ushobora no gutsinda uretse no kudefanda uzi ufite leadership uridinga defense Youssou Diagne ni umudefenseri ukomeye. twihute kabiri ubwo ni hagati ya Serumogo na Byiringiro Narwo Jean Gilbert rwose. Kagege Jean Gilbert uyu munsi ni uriya form ni Kagege Kandi kuri Kagege. nta debi ihari kubera ko Serumogo twagiye. twese turabibona ko no muri nationale nta gitekerezo gatatu Serumogo yasubiye hasi atatu ni Claude nabwo ni Claude gatatu ni Claude nta Nyamugabo kuburana Claude. kuko Rayon Sport mwayibonye ko twabivuze ko musore aracyari muri integration Aracyava gatandatu ruguru. hagati ya Sekiganda na Olivier Sefu ni Sekiganda Sekiganda kuko Sef arostinga imipira myinshi cyane imbere ku munani ubwo bigendanye n'ibyo wavugaga kuri APR batekereza kuzakinisha Lamine Ba Lamine Ba Oya, umunani muri APR Ruboneka. ni Ruboneka ku munani ku munani Ruboneka na Richard Ndayishimiye ni Richard Ruboneka Ruboneka ararusha Richard muri iyi minsi nyiri Richard niko mubyemera sofa naye ndi kuri kugeza Richard. ubu ni Richard Richard. mu mikino bamaze Ubwo- gukina wa- tutarebye ngo basanzwe Rugangura bakina bikurinde. bakirangura. nanjye ni kuri Richard pe Richard. Richard ubwo ubwo Richard twemeza Richard ni Richard 10 hagati ya Lamine Ba na Abedi cyabana ni Abedi Simbuka. Lokando International from Nubwo Abedi Katanga yaba avuye mu mvune Eh. namwizera kurusha Se uri kuvuga ngo nitumare Hanyuma iminota uruhande reka nitumare tugende. iminota Basane ndetse n'urundi na ruhande Omedi. rwa Omedi na Eh, Gilbert basa naramurusha umuntu baramunaze muri nationali basa arahari cyane None se Basane saca iburyo. Oya, Uyanga Chibumoso. arahanga- oya Chibumoso Basane ibumoso Akina cumi na rimwe. bakunze kuwuca aca ibumoso ibumoso kuko Tambo yakina iburyo kwa Omedi hanyuma urundi ruhande ruriho ubwo Tambwe nawe. Gloire azaba ahanganye na Hakimu Kiwanuka akiwanuka Ndi kuri Kiwanuka Kiwanuka. njyewe bodaboda. hanyuma Habimana Yves azaba ahanganye na William Togo anakurana Togo so tugiye kubara rero ni bangahe reka mbabasomere neza nitonze ukuntu twabapanze combined 11 ba Radio Rwanda mu izamu harimo Pavel Nzira wa Rayon Sport defense harimo Kagege kuri kabiri wa APR Byiringiro Gilbert umutima wa defense harimo Youssou Diagne na Nige na Clement ubwo Diagne ni wa Rayon Clement wa APR kuri gatatu twashyize Claude niyo mugabo wa APR hagati kuri gatandatu twashyize Ronald Sekiganda wa APR ku munani twashyira Richard Ndayishimiye wa Rayon Sport ku icumi twashyira Bigirimana Abedi Lokando wa Rayon Sport uruhande rumwe rw'ibumoso twashyira Aziz Basane Kulanya wa Rayon Sport uruhande rw'iburyo twashyira Hakim Kiwanuka wa APR atake mu pointer twamugize William Togwimel wa APR Football Club bara Rayifitemo Bara batanu. bangahe? Rayifitemo batanu nababaza. Rero ifite batanu APR APR ifite batandatu aka kantu Ariko- abantu bo muri digitale